Turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Tubashimiye ukuntu mukomeje kubana natwe ndetse tubashimira yuko mukomeje kudukurikira kandi mukatwereka aho mukunze ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Ni ijambo ry'umutima tubahaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi rero ku ijambo ry'umutima twabateguriye ubuhamya bufite inyigisho kandi bushobora kugusigira isomo mu buzima bwawe. Turakurarikira kudukurikira, ukurikira ubuhamya bw'uyu tugiye kukugezaho ndetse uze kutubwira muri comment uko wabwumvishe ndetse n'isomo bugusigiye. Turatangirana n'umukobwa utubwira inkuru ye ndetse uri kutugezaho ubuhamya bwe. Aragira ati sometimes life pushes you to the edge, ukumva utagifite aho ufatira. Ati nitwa Ange kandi iyi ni inkuru igaragaza ukuntu ubuzima bwagenze bwanjye ndetse n'ibyambayeho nk'uko imbeho y'ijoro isatira amatafari atagira umuryango. Nakuriye mu muryango abantu babonaga nk'aho uwo muryango utuje ndetse ntibari bazi ibyo umutima wanjye ubitse ndetse ntibari bamenye yuko umutima wanjye harimo gusibaniramo byinshi. Papa yahoraga yicecekeye asa n'uwitaye ku bintu by'isi kurusha uko yatwitagaho nk'abantu be. Mama we yakoraga ibyo ashoboye byose ndetse yakoreshaga imbaraga ze zose kugira ngo arwane n'ubuzima bwacu ndetse n'ubwa papa wari witaye ku by'isi gusa. Nari umwana wicishagamo ndetse wacishaga bugufi, ufite stress ndetse n'ibanga ritandukanye byari ryuzuye mu mutima wanjye. Nk'uko imyaka yihutaga ariko ibikomere by'umutima wanjye byihutaga, nakomeje kubana nabyo ndetse nta n'umwe ubizi. Rimwe nazibagirwa na rimwe. Nararyamye mu buriri ariko ku matama yanjye hajenga amarira ndetse hatemba amarira ya bucece, nkavugira mu mutima nti why does my heart feel this heavy? Kuki nabona aho nshyira umutwaro mfite? Kuki nabona uwo natura umutwaro nari mfite mu mutima wanjye? Nari mfite imyaka 17. Mu rugo ibintu byari bikomeye, amajwi y'intonganya ahanganye n'imyotsi y'amakara, ibitotsi bikanga ndetse nkananirwa no gusinzira. Muri make nari narakomerekejwe n'abantu nizeraga. Nari narabwiyewe amagambo akomeretsa nkumva ntacyo ndicyo, ariko naracecetse. Silence became my home but always my prison. Nubwo nacecekaga bikaba nk'aho ari bwo buturo bwanjye, byari nk'igifungo kuri njyewe. Uwo munsi naratuje cyane ndetse n'igihe nari ndi ku ishuri nta muntu nigeze mbwira ibyanjye, ariko mu nda hahishaga ikirere cy'imvura y'amarira nari narize muri iryo joro ndetse n'ikindi gihe cyose cyatambutse. Natahutse bwije cyane. Nkigera mu rugo nakubise amaso mama ariko numva nta strength yo kumuvugisha mfite. Ninjiye mu cyumba cyanjye nararagamo ndangije ndafunga, nuko ninginga umutima wanjye nti Ange, hold on, just hold on. Nuko umutima urananirwa, amarira arangaraza, umwuka uransiga, mpinduka nk'uwabuze icyerekezo. Ntabwo nigeze ntekereza ko nigeze guhemukirwa ndetse nigeze kubabazwa birenze uwo munsi. Nuko Melissa arampamagara ati Ange, can I talk to you? I feel something strange today, like God was telling me to check on you. Uwo mwanya Melissa akimara kumpamagara numvaga ijwi rye ari nk'isoko y'ubuzima. Naravuze mu ijwi rituje ryuje intimba ni Melissa, I think I'm breaking. Melissa yumvise ibyo musubije arababara nuko arambwira ati don't go through this alone, please talk to me. Uwo munsi narafunguye umutima, naravuze imvune zose, intimba zose, amagambo yose nigeze mvuga mu myaka 10 yari ishize. Nibwo bwa mbere numvise ko umuntu ashobora kubaho akumva undi ndetse akamuha agaciro, akaba yagira icyo amumarira mu bihe ari gucamo. Nyuma y'uwo mwanya byansabye imbaraga zidasanzwe. Niga kuvuga, niga guhumeka, niga kwisubiraho ndetse niga ko kuvuga ibikubabaje ntibikugabanyaho agaciro. Kurira ntawe ureba si uburere bwiza ndetse si healing ishobora kugira iki kumarira. Kwiyakira ni intangiriro y'urugendo rushya. Nari nangiye urugendo rushya ariko sinari nzi ko hari indi ntambara iri imbere ndetse integereje. Mbese ni kwa kundi bumva ko watangiye gukira ndetse hari aho ugeze ukiri ibikomere byawe, nyamara imbere hakaza ikindi kigeragezo. Nuko byangendekeye. Maze amezi menshi ntangiye kubaho neza, numva umwuka wo kwiyubaka, ariko nyuma habayeho ikintu cyankuye umutima kurusha ibyabanje. Umwe mu bantu nabonaga nk'urugero
Umuntu nafataga nk'urugero rwiza, umuntu wizerwaga cyane mu muryango, yanteye igikomere nigeze ntekereza ko umuntu mukuru ashobora gutera umwana. Ibyo byatumye nsubira inyuma, nsubira mu mwijima, nsubira mu kumva ko ntacyo ndicyo. Ariko icyo gihe narahagurutse, naravuze nti this time I will not bleed in silence. Nashatse ubufasha, mbwira abo nizeraga, namenye ko kuvuga ukuri ku mbabazi ari ugutangira urugendo rushya. Nagiye gusenga ndetse nsenga cyane ubudasiba, meditation, healing therapy n'izindi ngendo zose zitandukanye ziruhura umutima. Namenye ko ubuzima bushoboka ndetse bushobora kubaho nabi, ariko Imana itaba kure y'abantu. Niga kwandika emotion zanjye mu gitabo cyanjye cya buri munsi. Like today I cried but I didn't break. Today I feel just I still stood up. Today I remember my pain but it does not control me. Buri munsi ubwo natekerezaga ku buzima bwanjye n'ibikomere nagiye mpura nabyo, ari byo natewe na papa umbyara ndetse n'ibyo natewe n'abandi bafamiliye batandukanye ndetse n'abandi bose batandukanye. Naratekerezaga nti I'm healing slowly, painful but surely. Mu rugo natangiye kuganira na mama, ambwira ati Ange, you cried pain that was not yours but you are survived. That makes you strong. Iryo jambo mama yambwiye ryaranyijije ndetse ryanduhuye umutima nk'uko imvura ikiza ubutaka bwamaze igihe cyose bwumagaye. Natangiye kubabarira abantu batigeze banyumva ndetse bansaba n'imbabazi. Natangiye kwiyubakira agaciro kanjye. Natangiye kureba ko ndi indorerwamo, nkabona umuntu ukomeye ndetse nkibona nk'umuntu udafite iherezo ry'ako kanya, ufite ejo hazaza heza. Ubu mbabwira ubuhamya bwanjye, ndi Ange uzi aho yavuye, aho ari ndetse n'aho agana. Ndi Ange utinya kuvuga ibikomere bye, utinya kugaragaza injyana nshya y'ubuzima bwe. Ndi Ange uvuga uti my scars are my strength, not my shame. Ndi Ange ushaka gusangira ubuhamya bwe kugira ngo undi muntu aruhuke, cyangwa se undi wakumva ubuhamya bwanjye, n'undi wakumva ibyo nagiye ncamo, n'undi wakumva ibikomere nahuye nabyo ku buryo byamugirira akamaro ndetse akagira hava n'ahagera. Mu buzima bibaho ko hari igihe uceceka ukibwira ko uri kwirinda, ariko ukuri ni uko uba uri kwangiza umutima wawe. Kuvuga, kurira, guhumeka nibyo bituma ukira. Ibyo nibyo byatumye mvuga iyi nkuru yose. Byibura biba ari ukugira ngo nduhuke cyangwa se ngire abandi mfasha, kugira ngo umuntu wumva iyi nkuru yisuzume mu ijwi rye bwite ndetse anatekereze uwo ari we bitewe n'ibyo ari gucamo, kugira ngo uwumva umutima uremereye amenye ko hari ejo heza, kugira ngo ucecetse bitewe n'ibihe ari kunyuramo amenye ko silence is not life. Guceceka si ubuzima, ahubwo ni umutwaro uba uri kwishyiraho. Nubwo buhamya bwanjye nifuzaga kubagezaho. Nitwa Ange, bashimiye ko mwahisemo gukurikira ubuhamya bwanjye kandi mbifurije ibihe byiza. Murakoze. Abari bakurikira ubuhamya bwa Ange turabashimiye. Iyi ni ijambo ry'umutima. Turasaba kujya muri comment mukatubwira uko mwumvisha ubuhamya ndetse mukatwandikira mukatubwira ikindi mwifuza ko twazabagezaho ubutaha. Iyi ni channel nshyashya ibagezaho inkuru zitandukanye z'ubuzima busanzwe, inkuru zabayeho zigasiga isomo mu buzima, ibyegeranyo ndetse n'inkuru zitera abandi umwete wo kugira aho bivana n'aho bagera. Turasaba gukora subscribe ndetse mukajya muri comment mugasharinga ku bandi kugira ngo ibyo dukora byose bigere kuri benshi. Inkuru zacu rero nakagaruka ku ijambo ry'umutima. Tubifurije ibihe byiza. Ciao ciao.